Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe, wowe ubana natwe ntabwo wibeshye, ni kuri Dufite Imana TV, Imana iguha umugisha, ndagukunda, aho uherereye hose uri inshuti yanjye, abari muri Australia, abari muri Amerika, abari Canada, abari mu Rwanda, mwese Imana ibahe umugisha, Data wo mu ijuru abahe iby'umutima wanyu wifuza mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze igihe turibana twumva ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho, ijambo ry'Imana rikuraho ibikuta, ijambo ry'Imana risubizamo umuntu intege, ijambo ry'Imana ryongera kuzura umuntu akongera akaba muzima. Rero komeza ukunde ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana rirakiza. Hari ijambo nasomye ngo yohereza ijambo rye ngo rigakiza abarwayi, ngo rigakuraho, rikomora, ngo rigakura umuntu mu rupfu akaba muzima. Haleluya! Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Hari ijambo dusanga muri Zaburi y'105 n'umurongo wa 7. Haravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose, ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe n'ibihumbi. Reka nkubwire, imyaka 2 ishire, imyaka 5 ishire, ngo yibuka isezerano rye iminsi yose, ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe n'ibihumbi. Reka nkubwire, abantu bavuga ibyabo, ariko ijambo Imana yategetse ku buzima bwawe aryibuka ibihe n'ibihumbi. Imyaka 5 ishira, ariko icyo Imana yavuganye nawe, icyo Imana yagusezeranyije, mama, kizasohora, papa, kizasohora, wa mukobwa we, kizasohora. Ngo yibuka isezerano ngo rye iminsi yose. Ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo ari iminsi 2, ntabwo ari iminsi 3, ahubwo ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Imana yo mu ijuru yibuka isezerano yasezeranyije nawe muri cya gihe wari wicaye, cya gihe uriyisaba, cya gihe usenga. Imana yibuke isezerano yagusezeranije, ngo ijambo yategetse aryibuka ibihe n'ibihumbi. Hari ijambo Imana yakuvuzeho mama, hari ijambo Imana yakuvuzeho papa, hari ijambo Imana yakuvuzeho wa mukobwa we, aryibuka ibihe n'ibihe, aryibuka ibihe n'ibihe, iminsi yose aracyibuka icyo yakubwiye. Reka nkubwire, abantu bakwibagirwa, ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa, irazirikana. Haleluya! Abantu bakubwira ko uyu munsi bidashoboka, ariko ku Mana birashoboka. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo icyubahiro no gukomera ngo biri imbere ye, ngo imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Imana ishimwe. Icyubahiro no gukomera biri muri Kristo Yesu. Mama, icyubahiro no gukomera biri imbere yayo, biri muri Kristo Yesu. Reka nkubwire, abantu bakwaka icyubahiro, abantu bagutesha agaciro, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icyubahiro no gukomera biri imbere ye, biri muri Kristo Yesu. Ngo kandi n'imbaraga n'ubwiza ngo biri ahera he. Imana yongere kwambika imbaraga, Imana yongere igushoboze. Haleluya! Wari warucitse intege, wari warasubiye inyuma, ariko ijambo ry'Imana ryongere rigusubizemo imbaraga. Ngo yibuka ibihe n'ibihe. Hari ibyo Imana yavuganye nawe, yongere yibuka isezerano yagusezeranyije. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye. Reka nkubwire, Imana igukomeze, Imana yongere iguhe icyubahiro abantu bakwatse, Imana yongere igukomeze mu buzima bwawe. Tujye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye uyu mwene data, uratubwiye ngo icyubahiro no gukomera ngo biri imbere yawe. Reka iki cyubahiro uyu mwene data, uyu mumama yatakarijwe cyongere kigaruke, iki cyubahiro cyongere kigaruke mu kazi ke, iki cyubahiro cyongere kigaruke mu rugo rwe, iki cyubahiro cyongere kigaruke mu bana. Haleluya! Uratubwiye ngo isezerano uryibuka ibihe n'ibihe. Urakoze ko ugiye kwibuka isezerano ryabo. Amen.